Ndagushimye cyane kandi nguhaye ikaze inshuti muvandimwe wowe duhora tubana ku muyoboro wacu ndetse wanyu Nathanael Afiabora. Ndabakunda cyane rero kandi mbahaye ikaze kugira ngo twongere tuganire ku bijyanye n'ubuzima bwacu nk'uko bisanzwe. Intego yacu ni ya yindi ni ukwiga kandi hanyuma tukiga tunabasha kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu. Nk'uko bisanzwe rero uyu munsi turaza kuvuga ku byiza twasanga mu mboga nka karoti. Imboga karoti rwose niyo uyu munsi tugiye kuvugaho. Uraza rero kusanga karoti ari nziza ku buzima bwawe rwose, ntuze kuza kujya kure, ifite ibyiza byinshi ndetse rwose nta nubwo twavuga ngo tubirangize, ariko uno munsi turaza kuvuga ku byiza byayo kugira ngo buri muntu wese aze kuza kuba yamenya ngo ese burya karoti ngiye nyikoresha yamarira. Turaza rero kuvuga ku mutobe wayo, by'umwihariko turaza kuvuga ibyiza byo kunywa umutobe wa karoti buri munsi. Ntuze gucikwa rero, uraza gusubizwa. Hari igihe ushobora kuba ugira ibibazo bitandukanye by'ubuzima, ariko ukaza kuza gusanga igisubizo kiri mu kunywa umutobe wa karoti. Nk'uko bisanzwe rero ntucikwe, kandi icyiza ni uko nshuti yanjye amagara yacu tuyabungabunga kandi tukamenya n'uburyo tugomba kwitwara dukoresheje imirire. Reka ibyo kurya byacu bitubere umuti, kandi umuti utubere ibyo kurya. Rwose ibintu ukimara kubyumva byiza bya karoti, ntuze kubyihererana ngo wumve yuko ari we wenyine uraza kuba ukoresha karoti, ahubwo uze no gusharinga, ubibwire na ba bantu b'inshuti zawe, ubibwire ba bantu rwose, kugira ngo nabo bamenye ibyiza byo gukoresha karoti. Rero duhise twanzika buriya karoti ni kimwe mu mboga, kandi ni imboga zikomeye buriya mu muryango w'imboga. Karoti za mu mboga nziza za mbere. Karoti rero ikaba ari imboga mu busanzwe zerera mu butaka, hanyuma hari n'ibibabi byayo, cyangwa se nk'uko navuga wenda ibibabi byayo hari ababikoresha, ariko uyu munsi turaza kwibanda cyane kuri kiriya uramuzi wa karoti werera mu butaka. Karoti mu busanzwe ifite ibara ry'umuhondo, hari igihe hari iziba umweru, sinzi wenda hari abakunda kuzibona, hari igihe hari iziba umweru, hari n'izigiramo akabara gatukura ukuntu. Izo karoti zose rero zihuje kuba zifite intungamubiri ndetse zikomeye cyane mu mubiri wacu, zikenewe cyane. Muri karoti rero nihuse harimo ibinyabutabire bikenerwa mu mubiri w'umuntu, birimo nka antioxida buriya iboneka muri karoti. Hanyuma hakabonekamo carotenoide ni ikinyabutabire kiboneka muri karoti. Hakabonekamo icyo bita caroteyine, nayo iboneka muri karoti. Ikindi hakabonekamo ikindi kinyabutabire cyitwa beta carotene. Ibyo byose nshuti yanjye ni ibinyabutabire kandi byiza cyane biboneka muri karoti. Buriya karoti rero rwose ni imboga zibonekamo ibintu bifasha. Ibyo byose rero nk'uko mbivuze ibyo binyabutabire byose, cyane nka karotene, beta karotene, buriya iyo igeze mu mubiri w'umuntu, icyo kinyabutabire, iyo umuntu ariye iyo karoti cyangwa se anyweye wa mutobe wa karoti, kiriya kinyabutabire cya beta karotene nicyo gihita gihinduka vitamine A. Ari byo rero vitamine A ni ikintu gikomeye cyane. Icyiza rero cya vitamine A kiboneka n'ubundi muri karoti, cyangwa se muri wa mutobe wa karoti. Icya mbere buriya twahita dutangira tuvugaho ku maso.
buriya karoti cyangwa se uriya mutobe wa karoti rwose urafasha ku bantu bagira ikibazo cy'amaso cyangwa se naba no kuba wawukoresha bishobora gutuma utagira ibyago byo kuba warwara amaso, kubera yuko karoti ifitemo nyine vitamine C, vitamine A. Ibyo byose bifasha mu kurinda amaso kurwara, hahandi bigeza nka nimugoroba ugasanga umuntu atangiye kureba ahunyeza ukuntu kandi hari hatangiye kuba hakiri kare umuntu abasha kureba undi, ariko ukabona umuntu ari guhunyeza. Icyo gihe rwose karoti uriya mutobe wayo urafasha cyane. Turaza kuza kuvuga uburyo uriya mutobe ugomba gutegurwa n'uburyo tugomba kuwukoresha. Kandi inshuti zanjye rwose ntimuze kuza gukurikira video ngo wumve ngo agace gatoya, kuko turaza no kuza kumenya ko hari abantu badashobora kuyikoresha, cyangwa se ntabwo ibintu byose biba bisobanuye ngo uko ukimara kubyumva uhita utangira kubikoresha gutyo utabumvise ngo ese nanabikoresha gute. Ku maso rero urumva yuko rwose nuwakoresha karoti bizagufasha cyane kuba utarwara indwara z'amaso zitandukanye. Ikindi icya kabiri buriya karoti yagufasha ku kijyanye na kanseri. Nkuko nabivuze, karoti yifitemo ikinyabutabire cyitwa antioxida rero ikaba ari ikinyabutabire gifasha cyane mu gukumira kanseri zitandukanye cyane cyane nka kanseri y'amabere ku babyeyi, kanseri buriya y'amabere bakoresheje umutobe wa karoti, kubera ko wifitemo ikinyabutabire cyitwa antioxida, irafasha cyane mu kuba yakurinda ibyago byo kurwara kanseri y'amabere. Ku bagabo harimo kuba yagufasha kuba utahura n'ibyago byo kurwara kanseri ya prostate. Kanseri ya prostate, nimvuga prostate urumva imyanya myibarukiro y'umugabo. Ntago rwose wayikoresheje neza uriya mutobe wa karoti wawukoresheje neza rwose byakurinda cyane ibyago byo kuba warwara kanseri ya prostate. Icya gatatu karoti yagufasha, buriya karoti ifasha kurinda indwara z'umutima, igabanya ibyago uriya mutobe kunywa, igabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima nka hypertension, diabete, ibintu nk'ibyo ngibyo rwose birafasha cyane. Kubera yuko buriya tuvuze no kuri diabete, karoti buriya yifitemo icyo bita low glycemic index. Ni uburyo karoti yifitemo bufasha kuregarariza cyangwa se gufata imisemburo nka insuline. Hari imisemburo ishinzwe gufata isukari ikayicunga neza mu maraso, isukari ntizamuke cyangwa ngo igabanuke cyane mu mubiri w'umuntu, kubera yuko na karoti ubwayo urabizi wayifitemo ya sukari. Hanyuma rero kubera ko iyo sukari ifitemo icyo bita low glycemic index, bango birafasha kuba ya insuline itari buze kuba yagira ikibazo, ize gukora ka kazi ko kuregarariza cyangwa se kuringaniza ya sukari mu maraso. Hanyuma bibe byakurinda kuba warwara indwara ya diabete, kubera yuko karoti nanone kujyanye na hypertension, karoti igufasha kubera yifitemo cyane nka ya myunyungugu nka potassium, iraza igufashe kuba amaraso iyasukura, hanyuma amaraso abashe kugenda agaruka mu mutima atanduye cyane, hanyuma umutima ubashe gukora neza, bitume umuntu adashobora guhita arwara hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso. Kuba warwara stroke, bya bibazo byo guturika imitsi yo mu bwonko, mvango birafasha cyane kuba ukoresha uwo mutobe wa karoti. Icya kane, indwara z'amara. Hari igihe umuntu agira ikibazo rwose bitewe n'imigendekere y'ibiryo mu mara cyangwa se imigendekere y'amaraso muri petit intestin. Hari na gros intestin ariyo nyine inyuramo itunganyirizwamo bya biryo, hanyuma bikabasha no kuba byanasohoka. Turaza kubivugaho uburyo ibiryo bisohoka.
bishobora kugufasha cyane. Ukoresha wa mutobe wa karoti biragufasha cyane mu bijyanye no kurinda amara kwifunga ndetse no kuba yabora, ugasanga ngo umuntu amara ye ari kugenda yifunga akanabora bigateza ikibazo. Ukoresha karoti neza rero birafasha cyane. Icya kane twavugaho ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu. Karoti uriya mutobe wawe ukoresheje, ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu buriyongera. Za ndwara umuntu kurwara bya hato na hato, kugira ibibazo by'umunaniro bya hato na hato, kumva umubiri wawe udafite ingufu, iyo wakoresheje umutobe wa karoti birafasha cyane. Icya gatandatu ituma rwose inkari cyangwa se imiyoboro y'inkari imera neza. Bango hari igihe umuntu yihagarika akababara, kuri umuntu ari kwihagarika akababara, ariko iyo wakoresheje umutobe wa karoti ufasha gusukura mu miyoboro y'inkari, cyangwa se icyo twakwita nka apareye cyangwa se apareye urinere. Bango iriya miyoboro y'inkari igira uriya mutobe uragenda ukayisukura, hanyuma umuntu akayinetinga neza cyangwa se akihagarika neza. Hanyuma icya karindwi uruhu. Buriya uruhu kubera yuko buriya muri karoti harimo vitamine C yo ku rwego rwo hejuru. Vitamine C rero cyane buriya yifasha ku ruhu, cyane cyane buri uruhu rwo mu maso, kuba umuntu agaragara neza, uruhu rumeze neza, atari uko yisize amavuta meza, ahubwo ari uko yakoresheje ya karoti. Icya munani buriya gukingira indwara nyine, uko nabivuze buriya karoti ifasha gukingira indwara, ngo umubiri wawe uragumana bwa budahangarwa bitume utabasha kuba waremba kubera indwara zitandukanye. Igogora se ikiryo n'iki cya cyenda. Icya cyenda ikijyanye igogora rwose, umuntu yariye ntagugare mu nda, yanyweye ka gatobe ka karoti kandi nikagoye rwose, umuntu arakamwa hanyuma kakagufasha kuba ryagogora riragenda neza, ibiryo ntibiguhere mu nda, hanyuma bikanaba byanarinda impatwe cyangwa se constipation kuri toilette, bikajya bigenda neza rwose hatabayeho guhatiriza, hanyuma bikakurinda n'izindi ndwara zaterwa no kuba urwaye constipation. Cya 10 karoti buriya yongera cyangwa se yongera imbaraga z'umubiri, umuntu akagira imbaraga. Icya 11 ifasha mu komora buriya ibisebe bitandukanye. Umuntu ashobora kugira ibibazo by'ibisebe byo mu nda, mu gifu cyane, abantu baba barwaye igifu rwose, igifu gasanga igifu cyaramuzengereje, yarivuje, yanyweye imiti itandukanye. Tangira wige gukoresha umutobe wa karoti. Hari abantu baba baragize ikibazo cyo mu gifu ku buryo cy'igifu gitangira gucika ibisebe, iragenda rero uriya mutobe uragenda ukomora biriya bisebe byo mu gifu. Ikindi iragabanya ya sukari cyangwa se nk'uko nari nabivuze, igende wa mutobe uragenda ugabanye ya sukari mu mubiri, kubera ko uraza gutuma insuline, ya misemburo ya insuline ikora neza, imwe ishinzwe gufata isukari ukayiregareza mu maraso neza. Icyo gihe rero rwose biraza kuba byagufasha cyane. Nshuti rero bavandimwe, buriya nk'uko dusanzwe tuvuga rwose, two kujya twihererana ibi bintu tuba twagiye twunguka ku buzima bwacu. Icyiza ni uko wakora share cyangwa se ukanatwandikira no muri komenti ukatubwira uti rwose mwahindura ibi, cyangwa se mukadutera n'izo mbaraga. Kandi ndabashimira cyane rwose ko musigaye mutuma numva ko ngomba kugumya kubungura ubumenyi ndetse tugenda tubungabunga ubuzima bwacu. Kuri karoti rero twavuga byinshi, ariko iby'ingenzi nabivuze, nuko tugomba kujya dufata umubiri wacu neza dukoresheje ibyo kurya turya bya buri munsi. Two kujya turya kugira ngo duhage, ahubwo tujye turya kugira ngo dutunge umubiri wacu umere neza, tubeho neza rwose, kandi bitatugombye guhora tujya kwa muganga, bidutwara igihe tujya kwa muganga.
ndabakunda cyane rero. Uyu munsi twavugaga kuri karoti, ariko ntagiye ntibagiwe uburyo tuyiteguramo umutobe. Fata karoti, niba udafite blender, iriya mashine ushyiramo kugira ngo utegure umutobe wa karoti neza, niba utayifite koresha agasekuru. Fata karoti nk'ibiro 2, uri mu rugo na famiye yawe, fata karoti nk'ibiro 2, uyisekure mu gasekuru cyangwa se uyikatagure utuntu dutoya, nurangiza ushyiremo amazi ajyanye nayo ushaka guteguramo iyo ji. Nurangiza urayifata, aya mazi utogose amazi abire, namara kubira ubone kuyashyiramo za karoti. Ntukazitekane muri ya mazi kuko waba utumye bya binyabutabire birimo bipfa cyane, kandi ari byo bigira umumaro. Nurangiza urafata indimu uyishyiremo, ariko wari wayikuye ku ziko, wa mutobe wari wakuye ku ziko cyangwa se warawuteretse hasi mu safuriya. Nurangiza mbere yuko uyungurura ushyira mu kabido, nibwo urakamuriramo akadimu gatoya gakeya, noneho ushyire mu kabido, ubundi utereke. Uwo mutobe wowe n'abana bawe n'umuryango wawe murajya muwukoreshaho ikirahure ku munsi, kugeza iyo ji ishize, hanyuma mukongera mugategura iyindi bitewe n'amikoro mufite. Izagufasha rero, izakurinda indwara zitandukanye, kandi nizera yuko uzunguka byinshi mu kijyanye no gukoresha karoti. Ndabakunda cyane rero, kandi Imana ibahe umugisha. Turi kumwe, ukore comment, nusanga utaranakora subscribe wibuke gukora subscribe. Imana ibahe umugisha.